mu buzima bwanjye bwose. Ni umukobwa mwiza w'umunyamutima, ukunda Imana, ukunda abantu. Iyo mfite ikibazo ahangayika kundusha. Iyo mfite ikibazo arampamagara akambwira Vanessa umeze ute? Umeze neza? We ubwe amenya ko mfite ikibazo ntaranabimubwira. So ni inshuti yanjye Alisa, niyo mumubona hano mwumve ko ari mushiki wanyu, mwumve ko mbese atari umushyitsi, ni uwo mu rugo. Mbese kuba inshuti yanjye nakuriye nyine ndi nk'umwana wawe kandi ko nk'uko uteye nyine uzandika ameze ni byiza cyane. ntabwo nshaka gusura mu bintu hahise ariko gusaba imbabazi byabaye ibibazo no gushyira hamwe ni ukuri tubabarire kandi nuko dusanga bituvuye ku mutima. Aya nta kibazo, ntabwo biriya ni ibyahise byararangiye kandi ikintu cyose kibi iyo kibaye nyine kiba cyatambutse, ntabwo umuntu aba agomba kugitindaho kandi nyine ibintu muri ntabwo byoroshye.